Yesu ashimwe cyane nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban basuhuza. Tugize umugisha nanone kuko Uwiteka twemereye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Hanyuma nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Pawulo yibukije abantu b'i Korinto ibiranga umukozi w'Imana, ko arangwa no kwicisha bugufi no gukorana umwete ndetse no kudacirana imanza. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice 4:2. Haranditswe ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi bisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Mana ishimwe. Pawulo yandika aya magambo yabwiraga abitorero ry'i Korinto ko bagomba gukora kandi ko bagomba kurangwa n'ibikorwa atari amagambo. Harimo bamwe mu bakozi b'Imana barangwa n'amagambo gusa ntibite ku gukora. Ariko umuhati wa Pawulo utwereka urugero rwiza rwo kugaragarisha ubukristo bwacu imirimo atari amagambo gusa. Niyo mpamvu atigeze agira ipfunwe ryo kubwira ab'i Korinto ko bakwiye kumwigiraho bagakora batizigamye. Ibi bintu bishatse kutwereka iki bene data? Turi mu gihe kigoye, ikiguzi cy'ubuzima kigoye. Hari n'abantu bamwe na bamwe bagenda bavuga ngo Imana yambujije gukora, byagenze gutya na gutya mu bundi buryo. Mu buzima ntabwo Imana ibuza umuntu gukora. Pawulo arantu yigeze avuga ngo udakora ntakarye. Hari nawe yigeze avuga uko iyo avuye gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza atungwa no kuboha amahema. Yavuga ko yaberaga icyitegererezo abandi, ntigeze aterwa ipfunwe ryo kuba yarabaye umuyobozi mu bundi buryo, kuko azi yuko yakoreshaga amaboko ye kugira ngo abashe kubona ibimutunga. Bene data, Pawulo yaravuze ngo abantu badutekereza ko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Uko niko kuri. Kandi aravuga ngo ariko nubwo bimeze gutyo, ibisonga bishakaho kuba iki? Abanyamurava. Mwene data, waruzi yuko ukwiye kuba umunyamurava? Kuba uri umukristo waramenye Kristo akakubera umukiza, ukwiye gukorana umwete. Mu bintu bya mbere bibaho, turi mu isi ifite umuvuduko munini n'iterambere ryinshi, aho abantu bakora mu buryo budasanzwe. Ukwiye kugira igihe cyo gusenga, ukaba imbere y'Imana, ukagira n'igihe cyo gushakisha ubuzima. Ariko ibyo bintu byose bikagendana, ntihagire ikintu na kimwe gisiga ikindi. Ugashaka ariko ugaranira gushaka iby'umwuka kuruta ibindi bintu bitandukanye. Ariko mu gihe cyo gusenga ugasenga, ariko no mu gihe cyo gushaka ubuzima. Kuko uhereye kera Imana irema Adamu na Eva, yari yarabahaye inshingano ebyiri. Yabwiye Adamu, iramubwira ko bagomba gukorera ingobyi ya Edeni no kuyihingira. Kuki Imana yari babwiye ngo bakore bayihingire? Ibyo yari bahaye kugira ngo babashe gukora rero si icyaha. Ahubwo gukora byaje guhinduka ko hajemo umuruho bitewe n'icyaha. Nyuma yaho bamaze gucumura, vuga ati none uzajya ubona ibyo kurya ari uko wavunitse. Bavandimwe, nagira ngo mbabwire abakristo benshi muri ibi bihe usanga hari uburyo bagenda mu buryo budasanzwe. Yego bagasenga bakagira ute, ariko ugasanga ntibashaka gukora ku byo gukora no gukora akazi neza. Bakohereza amasaha, bajya mu kazi bakabasha gukora ibibatunga, usanga ari ikibazo. Ariko ukwiye kuba umunyamurava. Bibiliya niko itubwira. Kandi ibisonga bishaka kuba abanyamurava, ushaka gukorana umwete. Anije yavuze ngo icyo gituma kuri ibyo bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, uko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho. Ntabwo Pawulo igeze avunisha aba bantu b'i Korinto. Yabwirizaga ubutumwa bwiza, ariko akagerageza mu bundi buryo butandukanye. Rero bene data, dukwiye guharanira ko gusaba Imana ikaduha umugisha mu byo dukora. N'igihe tubona ko hari ibintu tutari kugeraho, tutari kubona inzira, Imana ikatwitaho, ariko tukagerageza kugira ngo duheshe agaciro umurimo dukora, umurimo w'Imana ubashe kugenda neza. Wibuke Imana igeze ibwira Abisirayeli ikababwira ngo nzaguhera umugisha mu byo uzagerageza gukora byose. Pfa kuba kitarimo icyaha, ahubwo harimo gukiranuka, Imana izakwitaho. Uyu munsi
gukora ni byiza, gukora ni umurava, gutanga serivisi nziza muzo ushinzwe muri institution runaka, mu bikorera no mu bigo bya leta, ukwiye kumenya uko ukwiye kwitwara. Nimba uyu munsi ufite ikibazo cyangwa warabuze icyo gukora udafite akazi, saba Uwiteka guha akazi kuko aragafite. Saba Uwiteka gukingurira imiryango uyu munsi, ariko ugerageze kugira ngo wifuze, ntuharanire kugira ngo kuko iyo udakora hari abantu bavunika ku bwawe bagambiriye kugutunga, kandi ugeze gutyo akenshi ubabera umutwaro. Icyiza ni uko kwifuza kugira Imana igumugisha. Pawulo rero abwira abikorinto, arababwira ko bagomba kuba abanyamurava. Imana ishimwe. Rero najya nkubwire rero, kudakora bitera ipfunwe ku bakozi b'Imana, bigatuma bamwe batangira kugenda bakoresha ubwesikoro, bamwe bakaba barabaye bateka mitwe kuntu, cyangwa se bagasabiririza ari ibyo ngibyo, impano z'Imana bakazirisha muri buryo, ari nacyo cyeze mu kibazo cyeze muri ubu buryo, aho umuntu adashaka gukura amaboko mu mufuka, ahubwo agashaka gutungwa n'ibyo abandi bakoreye, ariko ugasanga ntabihagazemo neza mu mpano Imana yamuhaye. Ariko ukwiye kumenya iki kintu, impano y'Imana wahawe wagakwiye gutekereza ko kubera umugisha ntizakubera urubanza. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga Imana, ndetse ugaharanira gukoresha Bibiliya yarambwiye ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Imana ishimwe, nguko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Rero mwene data, gukora ni byiza, gukora bigira umumaro, gukora bizana icyubahiro, gukora bizanisha ubukire, gukora bituma uwo kwifuzwa muri sosiyete. Senga, ukorera Imana, ariko haranira no gushaka igikutunga. Uko abantu benshi impamvu bagenda bayobywa n'inyigisho zitandukanye, nuko batabashije gukora umwete. Haranira, saba Imana igucira inzira mu buryo butandukanye, ikwiyereke kuko Imana ifite imbaraga ishoboye byose. Imana ishimwe. Rero nkubwire rero, numvaga nshaka kubwira kuri iri jambo Pawulo yabwiye ngo ibisonga bishaka kuba abanyamurava. Wibuke Yosefu ari mu gihugu cya Egiputa, ngo yarakoraga ibyo akoze, ukuboko kwe kukazana umugisha, umugisha ku rugo rwo kwa Potifari, umugisha kuko yari umunyamugisha, kuko yagendanaga n'Imana kandi agakiranuka mu byo akora byose. Uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo haranira gukora, ariko ukora n'umurava, kandi numara gukora n'umurava uharanire gukiranuka. Abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana ishimwe. Gukora ni byiza n'umugisha, ariko nanone ikindi, hajyaho umutego bantu bamwe na bamwe bahugira gukora gusa, cyangwa bakarangazwa n'imigisha w'ubutunzi Imana yabahaye, bakibagirwa umwanya wo gusabana n'Imana kandi ari ingenzi. Rero aka kanya inshuti z'Imana, kugira ngo uzirikane ibyo Imana yaguhaye, ko bitakwiriye gutuma biba intandaro yo kwibagirwa Imana. Najya nkubwire rero, korana umurava kugira ngo udasabirize cyangwa utazane ipfunwe ku umurimo w'Imana, bigatuma udakora umurimo w'Imana neza. Ariko uyu munsi niba ufite icyifuzo cyo gukora, uyu munsi niba ubona hari inzira zifunze, Imana igukingurira umuryango, kugira ngo ubashe gukora, ariko ukorane umwete, kandi mu gihe cyawe ugikoreshe neza. Kugira umwanya udakoresha nabyo ni ikibazo, ntawe ukwiye kugira umwanya udakoresha. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riratubwiye ngo abantu badutekereza ko turi abakozi ba Kristo, kandi turi ibisonga. Ariko ibisonga bikwiriye kuba abanyamurava. Twemerere dushoboze gukiranuka no kugendana nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Cira inzira abakozi bawe batandukanye batabe ipfunwe no kuba nta kintu bafite cyo gukora, ubaha akazi, ariko ibyo bakora babikiranukemo, ndetse bagira umutima wishimira muri bo, kugira ngo nubaha ibyo bakora bazagira umugisha. Mwami, komeza kubana natwe, ubugingo bwacu bukomeze kurindwa nawe, uzadushoboze kujya mu bwami bwo mu ijuru, ukora icyo kintu wifuza. Ngaho komeza kubana natwe, tuyobore mu kuri kose no mu rukundo. Mu izina rye twizeye kubikora. Amen. Imana ibahe umugisha.